agakiza katagaragaza ibimenyetso hanze si agakiza. Ubu niyo mpamvu bigoye ko abatuzi bakizwa, abatatuzi nibo bakizwa byoroshye. Azahindwa na zaburi iri mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndashima Imana kubwo kuba ngaha. Turashima Imana. Mbere yuko mvuga byinshi reka banze nivuge na madamu twazanye. Suko ari twe dufite agaciro cyane, ariko Bibiliya bitubwira nayo ngo ntabasha kugenda n'abataziranye. Rero nazanye na madamu reka musaba haguruka hari wenda turanyarutsa si ngombwa kwirwa azangaha, ariko nitwa Sangwa Serge, madamu yitwa Mutesi Victoire Annabelle. Ego dufite abana babiri, dutuye Kabeza Samudoha. Turakijijwe, turashima Imana, kandi turashima ko Imana yatugabije umurimo wayo, niba ariko nabivuga, kugira ngo tuyikorere dufatikanye kubaka ubwami bw'Imana nk'uko buri wese muri mwebwe ari hangaha. Turashima Imana rero, turashima kubw'ubuyobozi, turashima kubw'itorero, kubw'abashumba, kubw'abajyanama n'abakuru b'itorero bose. Impamvu turi hano nuko ubuyobozi bw'itorero bwabyemeye. Imana ibamugisha cyane. Turashima Imana nanone turayicyubahira kuko yaturinze kugeza amasaha, kandi n'ikindi gihe cyose Imana ni Imana, ntacyo twayiburanye, kandi acyakomeza gukora byinshi. Ni nayo mpamvu rero iyo duhawe agahenge cyangwa tugahabwa umwanya wo kwivuga, twumva uko biri kose dufite byinshi byo guhamya. Ntago biva mu bwenge bwacu, ntago biva mu myaka yacu, dore ko nta niyo dufite dushingiye ku babyeyi bari hano, ariko byibura ishimwe ry'Imana ryo ntiryabura mu mitima yacu. Iyo wambutse umuhanda ukagaruka n'ishimwe ry'Imana, iyo uhagaze n'ishimwe ry'Imana, iyo ugenda n'ishimwe ry'Imana, iyo uvuga n'ishimwe ry'Imana. Ibyo byose rero ahari ishimwe ry'Imana uhasimbuza umwenda w'icyo ugomba gukorera Imana, kuko niba Imana ari umushoramari mwiza, reka bivuge mu mvugo y'ubucuruzi, nta mushoramari ushora imari ahantu hahomba. Yaremye umuntu kugira ngo agaragaze icyubahiro cy'Imana mu isi. Yesu ashimwe cyane. Rero nubikora ukabona hari ibigenda, nubwo hari bidatunganya mu buzima bwawe, ujye ubifata nk'amahirwe Imana iguhaye kugira ngo ugaragaze icyubahiro cyayo. Uvuga ngo n'uyu munsi yashyizemo akandi kaboko, ariko yashyizemo akandi kaboko ngo byibure ejo ngire umusaruro ntanga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero muri ubwo buntu bw'Imana niko guterwa iteka ryo kuyivuga. Reka dusome ijambo ry'Imana. Haleluya. Umwanya dufite turagerageza kukoresha ukuri kuko uhagije. Turasubira mu ijambo badufashije gusoma mu Baroma cya cyaho cya 15 umurongo wa 18 n'umurongo wa 19. Wamucitse ntiyawusomye, ariko nawo turawuvugaho kuko ukubiyemo ibyo tuganira. Reka tubasome. Anyway, haranditse ngo yampaye amagambo n'imirimo. Reka mbere kuri 18, sinzatinyuka kugira icyo mvuga keretse icyo nakoreshejwe na Kristo ngo abanyamahanga bumvire Imana. Haleluya. Yampaye amagambo n'imirimo n'imbaraga z'ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza n'imbaraga z'umwuka wera. Ibyo byatumye sohoza ubutumwa bwiza bwa Kristo uhereye Yerusalemu ukazenguruka ukageza muri Iluriko. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. N'aya magambo, umutwe w'amagambo nashatse kubishyira mu magambo yorohere cyane, ndavuga ngo n'ubuzima buzana impinduka nziza mu bandi. Yesu ashimwe cyane. Batubwiye umugabo witwa Paulo turamuzi, ari mu bantu bavugwa cyane muri Bibiliya, cyane Isezerano Rishya, kubera ibitabo byinshi bivuga imirimo yakoze. Ndagira ngo mbibutse yuko Paulo si we wakoze imirimo myinshi nk'uko biri, ahubwo nuko we ibyo yakoze byabashije kuba recorded, nuko imirimo yakoze byibura we yagize aho yandikwa, cyangwa se n'abandi baranditse, ariko Bibiliya uko yagiye ikorwa yagiye
ni ibitabo, ni imizingo y'ibitabo yagiye ishakishwa impande n'impande, barateranya bahuza Bibiliya. Hari ibitabo byinshi bitarimo kandi by'imizingo bagiye babona, babaga bashingiye ku mpamvu zitandukanye zo kubishyiramo no kutabishyiramo. Ariko uko Bibiliya iteranyije ni igitabo kivuga cyangwa se ibyo kivuga cyose bihura na Kristo. Yesu ashimwe cyane. Mu magambo make n'isezerano rya kera, niyo mpamvu no muri Bibiliya y'abaporoso cyangwa se Bibiliya sinzi uko nabita n'abaprotestant nyine n'iy'abakatolika bitandukanye, harimo ibitabo mwene Sirake, harimo ibitabo bya Teofila, harimo Tobiya, ni ibitabo byiza, ariko usanga rimwe na rimwe bivuga amateka adahuza ubuhanuzi na Kristo na Mesiya wagombaga kuza. Niyo mpamvu Bibiliya rero ni ibitabo. Ijambo bwaryo Bibiliya risobanura ibitabo, ntago ari igitabo. Niyo mpamvu hari Bible ya ekonomi, ni uruhurirane bahuza rw'ibitabo. Rero mpamvu bigira agaciro tuvuga ngo Bibiliya yera. Buriya jambo ryitwa kwera nicyo risobanura, ufite niryo riha agaciro Bibiliya, kuko Bibiliya ubwaryo ni izina rikoreshwa no mu buzima busanzwe. Icyo nashaka kuvuga rero, uyu mugabo Paulo niyo ndi butindeho gato, ndavuga ku bintu bibiri. Bibiliya tweretse amagambo yavuze ngo yanditse igitabo cy'Abaroma yacyanditse mu gusoza mu bice bya 15, kuko igice cya 16 kivuga intashyo, nibwo yatangiye kuvuga hejuru, amaze kuvuga ibyo guhugura, gukangura itorero gukora Imana, kwizera. Igitabo cy'Abaroma kivuga ku kwizera cyane kudafite imirimo, ariko atavuga imirimo y'ibyateye uyu munsi, ahubwo avuga ibyo bitaga imirimo nk'ari ikomeye. Noneho mu gusoza mu gice cya 15 ajya inama. Mu kujya inama rero nibwo nawe yatanze ubuhamya bw'iby'Imana yamukoresheje, ariko bavuga ibintu by'ingenzi shaka ko tuvugaho. Avuga icyamushoboje gutera abanyamahanga kumvira Imana. Yesu ashimwe cyane. Buri gitabo cy'Abaroma nubwo aricyo gitangira hariya, ntabwo aricyo gitabo cyanditse bwa mbere. Bibiliya ntabwo twatekereza ko uko bitondetse cyane mu isezerano rishya ngo tutekereze ko ariko bitabo byanditswe. Oya, igitabo cya mbere cyanditswe muri Bibiliya isezerano rishya ni igitabo cya Yakobo, cyanditse hagati ya 40 na 45, 43 je pense. Nicyo gitabo Yakobo yanditse itorero rikimara gutatana nyuma y'itotezwa rya Stefano. Nako Stefano maze gupfa, itorero rimaze kuzamo itotezwa, ngo baratatanye bajya impande n'impande. Haciye iminsi amakuru aza kuri Yakobo, kuko ari wasaga nk'ayireberera itorero ry'i Yerusalemu, yumva ko bene wabo bahuje kwizera, pana mu maraso, bahuje kwizera, batakaje kwizera kw'ingenzi gushingiye ku mirimo, gusigara ku magambo. Ngira ngo pasiteri yabivuze, hari igihe kuvuga ko duhuje ikintu ntibivuze ko bihagije, ibikorwa nibyo bigaragaza ko abantu bahuje. Asanga batakaje ikintu cy'ingenzi, yandika igitabo. Samari y'iki gitabo iravuga ngo kwizera kudafite imirimo ntacyo kumaze. Aravuga ngo se ni gute wabona umuntu ushonje ukamubwira ngo genda amahoro Imana ikugirire neza, ufite ibyo kumufashisha ngo umubwire ngo genda? Aravuga ngo none nyereka kwizera kwawe kudafite imirimo, ngo none nkwereke imirimo yanjye ariko iriho kwizera. Ahugurira itorero rikongera gusubira ku murongo wo gukizwa, ariko bishingiye no ku mirimo. Kuko Yesu yaje akora ibikorwa bifatika, impinduka ze zagaragaraga kuri we nahanyuze. Ntabwo byari bya bindi bivuga ngo nta wamenya, biri confidential. Akagiza kari confidential nikabaho, sibyo? Kuko hari ibigomba kugaragara hanze. Iyo bitari ibyo rero bikaba confidential, ni ibanga ryawe risanzwe. Yesu ntiyapfuye mu buryo buri confidential bw'ibanga, yagiye kumugaragara. Nuko rero arabibandikira, nibwo yatangiraga kubabwa. Igitabo rero cy'Abaroma nacyo cyanditswe hagati ya 68 cyangwa 67 kuzamura muri 70, aho ngaho cyane 68. Bibiliya zimwe zivuga ibintu bitandukanye, ariko bagerageza kwestima. Ni ukuvuga ngo igitabo cyanditswe nyuma y'igitabo cy'Abikorino ba mbere n'aba kabiri, cyanditswe hamwe n'ibindi bitabo byabanje. Hari ibindi bitabo inzandiko yagiye yandika. Mumbabare ndabihuriza ahantu hamwe, ndaza kugera ku cyo nshaka kuvuga. Paulo yandika ibi bitabo bigaragaza ko yabyanditse, ibyinshi byanditswe ari ahantu habiri. Yabyanditse ari muri Efeso, ariho yatinze igihe kinini mu ivugabutumwa rye, imyaka 2 ishobora kubirengaho. Ibindi abyandika ari mu nzu y'imbohe i Roma.
kuko niba yari afite umwanya wo kwicara atabasha kugenda akandikira abo yabwirije ubutumwa. Uyu munsi iyo twumva ngo Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma, twumva ari nk'itorero nk'iri ngiri rifite n'amashami menshi. Ntabwo ariko byari bimeze. Abashakashatsi babiri bamwe bavuga yuko yandikiraga ngo hari nk'ingo zigera nk'8 amatorero yari mu ngo bari bakiri bake, ariko arabandikira arabahugura nyuma aranabakomeza ababwira n'impamvu Imana yamushoboje gukora umurimo wose. Byari nk'ibanga babwira ngo ngwibyo ibyo nakoze ariko sinjye wabishoboye. Burya byavaga ku bintu tugiye kuvuga. Yesu ashimwe cyane, kuko ibyo bintu bidahari turi nk'abandi bose. Niyo twavuga neza turi nk'abandi bose. Hari isoko yavagamo imbaraga za Pawulo, kandi ntabwo ari Pawulo gusa yigenewe, ni itorero muri rusange abizeye Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Aba bantu bari bake, ariko kukumva ibyo bitabo no gusoma ubuhamya bwe bwahinduye abantu benshi. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Mu byanditse aravuga ngo nta kindi vuga uretse kuvuga ibyo Kristo yankoresheje. Urumva siwe none yabaye Kristo. Aravuga ngo yampaye amagambo n'imirimo n'imbaraga zikora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza na Mwuka Wera. Bibiliya yera niko bivuga. Mu ijambo ry'Imana bijya gusa. Ariko iyo usomye Bibiliya z'andi mahanga nk'icyongereza, bo bavuga yuko baravuga ngo yampaye amagambo n'ibikorwa, cyangwa se ibyo nakoze mu magambo no mu bikorwa bigakorwa mu buryo bw'ibitangaza n'ibimenyetso, ngo mbikoreshejwe na Mwuka Wera. Kuko biratandukanye. Uvuze ngo ibitangaza bitandukanye n'ibikorwa, kandi igikorwa cy'icyo gikorwa ahubwo kikabyara igitangaza cyangwa se kikagaragara igitangaza byaba bifite ikibazo. Yavuze ibyo bintu rero, ndashaka kuvuga rero ku mizi y'ibintu bibiri yavuze by'ingenzi kandi biranga ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ikintu cyitwa amagambo n'ibikorwa. Tujya dutekereza yuko icyahinduye itorero rya kera ari ukuzuka kw'abapfuye. Ntabwo ari byo gusa. Ibyo byabaga ari ibitangaza bihururira abatazi Imana kuza kureba ibihari. Ni nk'urusaku rwo mu kabari rw'umuziki mwiza, uko bita mwiza muri bo. Ntabwo rugaragaza ko akabari kungutse, ahubwo rukurura abakiriya kwinjira. Iyo binjiye barakonsoma, nyiri kabara kwinjiza. Sibyo? Ibitangaza rero n'ibimenyetso ni ikimenyetso gikangura abantu abo hanze ndetse kugira ngo baze barebe ibiri gukoreka. Nuko abantu bamusangaga bafite uburwayi, bafite ibibazo bitandukanye, bari baraburiye ibisubizo, ibyo bibazo bigakemuka. Ariko nyuma yo gukemuka akabona irembo ryiza ryo kuvuga ubutumwa biciye mu kanwa ke. Icya kabiri n'imirimo yakoraga ye ya buri munsi. Yesu ashimwe cyane. Reka duhere rero ku magambo. Amagambo yahinduye Pawulo. Muze gusoma igitabo igice cya kabiri, ni igitabo cya kabiri cy'Abikorinto, ngira ngo igice cyabo cya 4 umurongo waho mbere n'uwa 2, niho hana avuga ngo ubwo tufite ubu buntu bumeze gutyo rero ngo twanga ikibi cyose n'imirimo ikorerwa mu mwijima, tugaharanira ukuri no gukiranuka kugira ngo abatureba bashime Imana ku bwacu. Rero icyo gikorwa ntabwo ari cyo mu materaniro gusa, ni ubuzima bwe bwa buri munsi. 80% y'ubuzima bwa Pawulo ntabwo bwinjiraga mu isinagogi, kuko bene bo bari baramuheje. Yakoraga ubutumwa bwiza ku mugaragaro ku muhanda. Ubutumwa yavugaga si ukuvuga gusa no guhamagara, ariko n'imibereho ye yatumaga abantu benshi bahinduka. Kuko mu mibereho y'umuntu iyo yubahisha Imana, Imana yihagararaho ikayimurikaho itara, abantu bakabona ari igitangaza, bakabona ari ibimenyetso bikomeye. Ntabwo yagendaga avuga ngo ngiye gukora igitangaza. Hoya, yari Pawulo wuzuye Imana. Ahubwo ibyo Imana yareba abishaka gukangura ku ruhande ikamumurikaho itara, benshi bakabona ibimuriho, bakabona ukuntu atandukanye n'abandi, bakagaruka bakavuga ngo ariko dukeneye kumvira Imana. Yavuze ngo byateje abanyamahanga kumvira Imana. Ni ikintu cy'itegeko ry'igitugu ry'Imana, kuko umuntu ufite imico mizima y'Imana, umushaka utamushaka ubana nawe ugahinduka cyangwa ugahunga. Ni igitugu. Imana itwaza igitugu rimwe na rimwe yirukana umwijima.
imigendere myiza, imirimo myiza y'ubwayo itera abakuri ruhande gufunga kanwa. Bati iri jambo niturivuga kuko uyu muntu ntibihura. Umuntu wambaye akikwiza wubaha Imana bituma bambaye ubusa bamutinya bakajya kure ye. Umuntu ugorotse mu nzira ze wubaha Imana amanyanga muca kure. Inama zabwishwa zikorwa dahari. Kubera iki? Yuzuye Imana. Ngiki cyatumye isi hinduka ni imibereho y'abantu. Ntagara gatuti bahawe, ntagara indirimbo baririmbye, ni ubuzima bwabo bwa buri munsi. Ubu turi kwiga kuvuga neza, tugasoma Bibiliya neza, kugira ngo nitugera ahangaha tuyisomera abantu tuyibabwire tubemeze. Twava hanze imibereho yacu igasa nk'iy'abandi. Ntabwo ukijijwe. Kuko Yesu yarabye aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Niba imbuto zitarahinduka nikada ibirayi byera amezi angahe? 4 3. Uteye imbuto y'ikirayi ukamara amezi 7 atarera, wajya ubwira abantu ngo ufite umurima nateye ibirayi? Yarapfuye. Si ikibazo cy'ibyo wumvishe, byaramize. Agakiza katagaragaza ibimenyetso hanze sagakiza. Imana ihubwiza Isirayeli bwa mbere yari igamije ikintu kimwe. Yabakuye muri Egiputa bavuga ngo muze nzabashyira mu gihugu, ire mu buyobozi, ishyiraho amategeko y'isuku, ishyiraho amategeko y'imanza, yubaka inkiko, yubaka igisirikare. Iravuga ngo nimujya gutera abayuda bajya bazamuka. Ishyiraho abagenzura ikirere, iravuga ngo bene Isakari bazamenya iby'ikirere. Ishyiraho ko ubutunzi buzamera, igera no ku nguzanyo. Iravuga ngo mwene wanyu mukamushyiraho ibiciro by'umurengero. Mu myaka 7 yo guhinga mujye muri ku butaka bureke. Iravuga ngo umunyamahanga uzabazamo azakebwe n'urugero. Kandi bukumye amezi 7 ashize cyangwa se imyaka 7 ishize, murekure abari batazanye basubire muri gakondo zabo. Imana yubakaga igihugu kigaragara gifatika, umunyamahanga azinjiramo akavuga ngo nemeye Imana. Ntago ari umwuka, sinzi umwuka tuvuga huva. Umwuka w'Imana si ibintu bitagaragara. Umwuka w'Imana ni imbaraga zihindura abantu. Iyo tuvuga umwuka tugira ngo ni ikirere, tubona ari umwuka si umuyaga, si ikintu kire visible. Umuntu w'umwuka werura muri ukavuga ngo uyu muntu arakwiriye, ukamwizera atarinjira mu kazi. Umwuka w'Imana twinjiza ahantu ukadukura ahantu. Sindimi, sa magambo, sa mahamba n'imbaraga. Iravuga ngo amahanga yose azaza arebe uko mumeze, bibatere kumenya, bamenye ko ndi Imana ikomeye. Mwisezerano rishihindura uburyo. Iravuga ngo nzubaka amategeko yanjye mu mitima yanyu, noneho mwebwe ubwanyu muzahinduka Imana nako kuko nzatura muri mwebwe, kugira ngo uzabareba wese azubaha Imana. Haleluya. So niba abantu batureba ntibabona Imana, dufite ikibazo. Ikibazo cya mbere nuko twafashe ibintu tubishyira muri kategori. Twumva ko agakiza n'iby'Imana bivugirwa ku ruhimbi no mu itorero, mu rusengero. Hanze tuba hanze. Nanga imvugo ndayanga 100% ivuga ngo iby'umwuka tube turetse tujye no mu buzima busanzwe. Tekereza neza ava mu mwuka. Uwo mwuka no muri su w'Imana. Kuko umwuka w'Imana uraboneye, uratunganye. Yesaya 11 igice cya umurongo waho wa 2 uvuga imyuka 7 ikubiye muri uwo mwuka. Kubaha Imana, kujya inama, umwuka w'ubwenge, umwuka w'imbaraga. Wabivamo ukajyaho kugira ngo utekereze neza gahunda z'ejo. Ibyo uvuyemo n'ubundi ntibyara umwuka. Tubanze dusiba icyo kintu cyaje mu miterere yacu n'imitekerereze yacu gipfobya imbaraga z'Imana. Sinekereza ko Petero yamenyaga umubare w'abantu bakiri inyuma ye. Bibiliya ngo barambikaga abarwayi ahari bunyure, yatambuka ngo bagakira igicucu cye.
ni ukuvuga ngo Mwuka Wera abasha gukora imirimo inyuma yacu tutanazi. Reka mbabwire, aba bantu twumvaga ari bihangange bikomeye cyane, ariko tubazanye mu buzima bw'uyu munsi zari detaye nkeya zo mu buzima bakoraga, ingendo zabo zigahinduka, ahubwo bikabyara impact ikomeye. Uyu munsi ushobora kuvuga ijambo ryiza, ukagira impano ugahanura, ukazura abapfuye n'abarwayi bagakira, ariko niba umukozi mu bantu bwaye adahamya kuzimana, uzahindura iki? Tega dufite radio zivuga, ako radio saba Imana ishobora no gukoresha amabuye, ariko amabuye ntagenda. Imana ifite ubushobozi bwo kunyura mu rukuta ikavuga, ariko umumaro w'ibyo no kugira ngo ubwoko bwayo buhinduke. Yesu ashimwe cyane. Mumbabare ndasa nk'usesereza, ariko bimaze na pastor yabivuze, bimaze gufata urundi rwego. Tugaruke ku musingi w'agakiza n'imbaraga zawo. Amagambo ntago ntinda gusa 3:11 Yakobo aravuga ngo ese soko imwe yavamo amazi asharira n'amazi mazima. Iyo bagutunze mikro umenya kugorora ururimi, wajya hanze ukagira kope z'isi ku rwego rwo hejuru. Hari umuntu umwe na ahantu kera nari nabonye isoko, yari umuntu uzukijijwe, arambwira ngo rero reka mbwire ntibazakubeshya, agakiza gakorari ariko turi mu isi Imana yaduhaye ubwenge bwo gukorera muri ino si. So ubwo tukende kwambara umwambaro w'umwijima kugira ngo dukorere mu isi, sibyo? Dukore nk'abisi kugira ngo tube mu isi. Yesu ntago yaje yambaye Satani kugira ngo ahindure isi. Dutinya gufata riske kuko hari ibisenyuka, kandi iyo bitarasenyuka nta cyubakika. Imana ntizigera yubakira ku rufatiro rw'umwanzi, ntibishoboka, irishoboye. Arambwira ati rero Serge atuko biri kose nuko bikorwa bikore gutyo, kuko rusurinde uje guhindura ibintu. Siko nabikoze kandi nacyo ngomba gucyura, sibyo? Twaze tubigana na madamu mu gitondo, ubwinshi bw'umutungo winjira ntago byo bisobanura umugisha. Murashobora kugira biki Imana ikaba umugisha bikaguka, undi akagira byinshi irembo risohoka rikaba rigari. Satani adufunga amaso akakwereka miliyoni 15 mu kimbo cy'eshanu wubashye Imana, ugafata izo zikazana na kanseri, zikazana n'amakimbirane mu rugo, zikazana n'ubusambanyi, zikazana n'ibindi byose. Umuntu wari muzima twa ngo yaraguye ntituzi uko byagenze, no, wa compromisinze ahantu hato gusa, kuko Imana ihagarara ku mahame yayo, ntizashyitse ibirenge byayo ku kindi kintu kitari cyayo. We need to be serious mu by'Imana. Yesu ashimwe cyane. Hari imvugo ntago nabanyariza urubyiruko gusa, ni imvugo zoretse isi. Ururimi rurakura, nge ndabyemera, kuko imvugo na Bibiliya irahinduka bitewe nuko abantu bakeneye gusosengura no gusobanura. Ururimi rurakura kuko rukuzwa n'amagambo yenda agenda adaturuka hanze, biba ngombwa ko dushyira mu rurimi rwacu kugira ngo avuge ibyo dushaka kuvuga neza. Mu Kinyarwanda bitari bihari, sibyo? Imodoka njyango sururimi rw'Ikinyarwanda, sibyo? Computer sururimi rw'Ikinyarwanda, ariko kuko nta rindi jambo wenda ryarabonetse, mudasobwa, ariko nta nubwo hari mudasobwa igenderwa nitagendanwa, ariko n'amagambo aremetse vuba. Ururimi rurakura, ariko n'ururimi rukura mu buryo bwo gufata ikiza ugashaka gufata ikibi ukagikoresha ijambo ryo ukarikoresha mu kimbo cy'iryiza. Urugero nko kuvuga ngo ahantu ngo hahiye, ushaka kuvuga ko ibirori byagenze neza, ntago ari ugukura ku rurimi, ahubwo hari imikorere y'umwijima yinjiramo, kuko ururimi rwacu rufite akanwa ko ururimi rurarema, ububasha bwo kurema. Yesu ashimwe cyane. Abazimu twabarimbuye twabishe ntago bapfa, Imana izabica rimwe, hari igihe bazakatirwa. Hari imvugo zidakwiye kuba mu bantu b'Imana baza agaciro ko kanwa. Ibyo nibyo ba Paulo batandukanye nabyo. Yesu ashimwe cyane. Mpana bivuga aho ngiye, urubyiruko rukuvuga ngo umuntu wambaye neza ngo ni sexy,
ngara slay queen, ibintu nk'ibyo n'andi magambo. Ntago yatunguranye Satani acura amagambo akwiye kugira ngo abantu nibayavuga ahindure cyangwa se avuguruze kwizera kwabo abinjirana. Reka mbaho urugero rufatika. Niba Aburahamu yariswe Aburahamu atarabyara afite imyaka 75 cyangwa kuzamuka, akitwa sekuruza w'amahanga, bikamugiraho ingaruka ku myaka 100 akabyara, kuko izina rye ryamwitaga Aburahamu sekuruza w'amahanga. None wiyita ikindi utekereza ko kitazakugiraho ingaruka ngo nuko ari kibi, kuko ururimi rurema amagambo. Ushimye umuntu ahagaragara ku ruhande uciye ahandi uvuga ibindi. Ibyo ntibishobora gutuma imbaraga z'Imana zikugaragaraho, kuko Imana ihagarara ku ijambo rifite umumaro. Ubu niyo mpamvu bigoye ko abatuzi bakizwa, abatatuzi nibo bakizwa byoroshye, kuko nitumuzi aravuga ibintu bizima busereje. Abatanzi biroroshye ko abangara kuvuga ibintu biri relevant, ariko abanzi babicisha mu mibereho yanjye, kuko iyo nihindura abantu. Kamabwire mu nzu y'Imana nk'iyi ntihagenewe kuba imbaraga, ageneye kuba amashimwe y'Imana. Imbaraga z'Imana ziba hanze, aho Yesu yazigaragarije mu kazi kacu ka buri munsi, mu buryo tubara umutungo, mu buryo twitwararika. Satani rero kuba ufite ibintu byinshi ariko nta strategy ntacyo bimara, nta musaruro bitanga. Ntiyabujije abantu guterana, ibyo tubona ngo barahagaze ni bake, ariko yakoze icyo bita kubaka ibicaniro mu miryango yacu. Ku mezi 2, 3, 5 umwana arerwa na telefone, kugira ngo atarira telefone irangaza umwana neza ugakora akazi. Ibyo umwereka 80% yakatunzi ziri huno munsi ziravuga maji. Maji ntago ari maji, ni imikorere y'isi y'umwijima mibi. Spiderman umuraguruka n'ikinyabwoya, tugende turebe ibintu bibiri igaragaza nk'ibizira mu maso, ariko itavuga ko byanduye gusa, ivuga umwuka ubigenda inyuma. Nibyo bari gukoresha. Umwana akamira ibyo, umubyeyi akavuga ati ndahirimbana mu murimo w'Imana mpagere kare, kuko agakiza kagiye mu nzu y'Imana kavuye mu ngo zacu. Aya matorero dusoma muri Bibiliya ntabwo yari afite inyubako nk'izi gusa. Kenshi yari amatorero ahurira mu ngo, unahiriza itorero ryo kwa kanaka na kanaka, kuko Satani ari kwiba kandi afite uburiganya ku rwego rwo hejuru. Sinzi nabivanze, numvaga ndi buvuga imirimo nkavuga n'amagambo, ariko ndabivanga uko biri kose marabyumva bitandukanyije. Tugaruke kuri ya mirimo y'ingenzi dutekereza ko itagira impact, kuko nigira impact. Ese ashimwe cyane. Tugaruke kuri ya mibereho yacu y'imbuto, kuko nizo zigira impact. Ese ashimwe cyane. Mu magambo cyangwa se mu magambo hari ibintu bitatu by'ingenzi. Iyo vuga amagambo cyangwa se imivugire bavuga langage umuntu akoresha, sibyo? Bakavuga imbwirwaruhame atanga. Imbwirwaruhame naha n'imbwirwaruhame, ariko niyo uri kumwe n'abantu 5 n'imbwirwaruhame, kuko uruhame rwabaye n'abantu barenze umwe, sibyo? Bakavuga geste, imikorere nayo ubwayo irakomunika. Bakavuga inyandiko cyangwa amafoto. Uyu munsi tushyiraho amafoto kubera ko tupostinga. Kuri kw'Imana posti z'abakristo wenda saba, ariko biratangaje. Umunyabyaha arapostinga umukozi w'Imana wakoze akantu kamwe kabi, mukadusharinga mwese mukazenguruka, kuzi ibyiza watanze ibyiza, kuzi ibyiza watanze ibyiza. Uravuga inkuru z'uwavuze ibidakwiye, uzi kuri gusharinga n'abantu yewe mwirinde ibintu byakomeye. Ntago byakomeye, ahubwo uri kwamamaza inkuru mbi. Rega Yesu yazanye inkuru nziza zik'imbihari, icyo abantu bumva nicyo kibahindura. Ubu turavuga ibintu byarakomeye kubera ko twumva abantu bavuga ngo byose byarakomeye. Ubu turavuga ngo u Rwanda ni igihugu gikomeye kuko tubibwirwa. Iyi mibare ntago aritwe tuyisoma, niba cyo bayisoma. Ibivugwa turabyizera, turike guha umurindi Satani posti zikomeye zitari ngombwa. Tunagira ubwenge mwokagira Imana. Urapostinga ukunda ukamuterura amagambo ukayatereka aho ngaho, ingo zitamufite zingana iki? Tubanze turebe ngo ubu butumwa bugeneye pasiteri. Niba ari pasiteri ni pasiteri mu cyubahiro.
burya iyo ibintu byakorewe aho bidakwiye gukorwa cyangwa bikumvwa n'abo batagomba kumva ni intambara zihaguruka, sibyo? Twese turataha wenda turya hari n'abatari burya, ariko buri wese apostinze ibyo ari burye byateza polemique muri urusengero. Abantu batangiye kwanga amatura aribwa, abantu batangiye hari ibibazo, harimo kwikunda kubera iki? No, umugisha Imana haye runaka siyo yahaye kanaka, ariko iyo biguhaye mu ibanga ntiyaciye ku karubanda, kuki ubiteruruka bigurunda ahangaha mu magambo atatu cyangwa se muri posti z'icyumweru ucuzinga amafoto harimo twenda twiza utitaye ko wadukodesheje ku munsi w'ubukwe akaba ari twipostinga. Mwene wanyu muturanye ukuri aho ngaho azavuga ati ye baba we yanyimye minervare kandi ahora ahindura amakote. Dutekereze ku rundi ruhande ibyo tuvuga icyo bisobanura ku bandi, kuko nibyo bihindura ubuzima bw'abandi. Tuvuga amagambo akomeza abandi, ibindi tubigumane ku giti cyacu. Amen. Bijyane n'amafoto do posting nabyo ni ibindi biteye ubwoba. Njye nibaza nawe yevariwe ku basore cyane urubyiruko, ibintu postinga ugiye mu nama kuwa mbere y'akazi bakavuga ngo kora PowerPoint utegure utwereke bikora presentation y'ibyo ugomba gupresenta y'akazi kawe ku cyumweru cyangwa uri gusaba akazi. Wabanzaho ya foto wa postinze uyu munsi, wabanzaho ya magambo na za joke washyizeho, kandi icyo ni icyumba kirimo abantu 10. Ibyo uri gupostinga birabanwa n'abantu 1000. Muri abo 1000 harimo babandi n'abakoresha babandi. Ngo bikenenga Imana nisubiza amasezerano yari kugusubirisha he? Ko ari kukwizera uhora umudisappointing umunsi ku wundi. Wari gutekereza akavuga ngo uriya muntu w'umuzima ni wowe ubwawe umwereka ibitandukanye n'ukuri. Biravuga ngo umunyabwenge ucecetse afatwa nk'umunyabwenge, ariko ibumbo yakanwa nibwo umenya umuntu wari we. Ariko ntidutinya kuvuga ibintu natwe ubwacu tutizera kuko bigezweho. Naho umwanza dutegera rero akatubohera mu bintu bimwe bituma isi idahinduka. Ngaruka ku musozo rero, hari wenda amasaha yagiye, nibyo imirimo yacu n'ibikorwa byacu ibi dukorera aha bigize 5%. 95% ni ubuzima bwacu bwa buri munsi. Wishima Imana ahangaha ariko kubonamo amaganya ari uvuga buri gihe. Numuhamiriza Imana hariya, rega dukeneye ibintu bi practical, dukeneye ibintu bikora muri nusi. Imbona wabashije kwifata neza mu rupfu rw'umwana wawe, ukifata neza mu birori by'umwana wawe. Pastor yabivuze mu bukwe mwasengeye bukagaragaza Imana, nzamenya ko ari Imana. Ariko mu bukwe mwasengeye igitaramo nibagiha makanyaga akavuga iby'urukundo nabo bakundanye, bagashyiramo izindi ndirimbo nashaka gusuramo amajwi ngo namamaze imirimo yabo, umuntu azavuga ati ariko ni nk'iby'abandi. Resultat, conclusion ukoze ni y'abantu bizera. Yesu ashimwe. Dufite rero ikirarane ngira ngo dutahe dukemure, tugaragaza imirimo y'Imana ukwiri mu buzima bwacu. Tubabo turibo niyo twaba twenyine. Impinduka ntago ihera kuri nyamwinshi. Ugomba kuba wenyine. Barubyiruko twemere kuba twenyine, twemere gutandukana n'abandi, niho tuzazana impinduka. Twemere kuvuga uko abandi batavuga, twemere gukora uko abandi badakora. Izi influences zirahari, meme no mu kuririmba, meme no mu kubwiriza, meme no mu nzu y'Imana. Umuntu agira igihimbano cy'umwuka yahawe akagishyira inyuma ngo kuko hagezweho ibi ngibi. Ninde wakubwiye ko hagezweho ibyo ngibyo? Byagezweho kuko byasohotse. Imana ifite ubutunzi yashyize muri twebwe bushingiye mu mwimerere wacu, ariko iyo twishabo turibo tugasa nk'abandi ntago dushobora kuzana impinduka. Kandi si ibyangumba ari impinduka zakuje inyuma. N'ubu ugomba kuba wowe mu myaka 3 amezi 3 ntibizabura abantu bazakwegera, niyo yabo mwe akugata ariko aha hantu ni heza. Urugo rwawe ujye kubona abiyongera baza gusaba amazi yo kunywa bariyongera, wibaze ngo niki cyabaye, babwiranye turi rugo rugira ubuntu mu basabira umugisha.
mu kazi kawe bavuge ngo ariko narenganyijwe, n'abakora amafuti baze kukugisha inama ngo tuburanire ducire imanza. Ni impinduka Imana ishaka. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. None tujye duhura ngaha tuje gutera haleluya no gushima Imana, kuko iteraniro naho abantu bashimira Imana bakavuga imirimo yabo, bakavuga umusaruro n'urwunguko babonye, ubundi bagasubira mu isi bagahamya Imana no kugira neza kwayo. Reka mbwire, bifite ubutunzi ariko ntibuze utarafata icyemezo. Gendana urugendo n'Imana, izakwigaragariza ntizakudisappointinga. Yesu ashimwe cyane. Imana y'umugisha. Reka dusenge, ubwire Imana ngo mvugurura, sibyo? Undebe ukuri kidakwiye mu kanwa kanjye, mu bikorwa byanjye ugikuremo. Birababaje ko umunsi wa fundraising umuntu ashobora kuza kubita nka 500 200 bikavugirwa ahangaha, ariko bizwi ko ntawe ushobora no kugama ku rugo rwe. Uguze ibyuma ntibizahindura abantu, ariko wahindura ubuzima bw'uriya mugore ufite agataro cyangwa setse umwana. Ibyo ukoze bizatuma rero umwana we mu nzira nziza. Uwo mwana azaba ministre, azashyiraho polisi nziza. Wa muntu usuzuguritse waho ngaho, rega natwe niko twari turi, niba atari no ko twari turi ababyeyi bacu niko bari bari, ariko ineza bagiriwe niyo badutoje ngo uzagire neza, kuko umuntu yasanze ku nzira agira neza. Ibyo cyarabuze. Nukora icyiza niyo utakimenya, umuntu azaza kwifuza kutandukanye n'abandi bikuranye. Ko turakara ariko wowe nturwana, ko tuvuga nawe ntuvuge nabi, ubishobora gute? Ndasoreza kuri rugero, umugabo umwe mu bintu Yesu yaciye mu myaka 3 akora ibitangaza, imyaka 30 ya mbere yaho avuka agakura nk'abandi bose, hari abantu batari bakamwizeye. Umunsi bamukubita arenganwa, hari abantu batari bakamwizeye, kugeza aho amaze guca ku musaraba. Umwe mu bari bakuriye ingabo zimubamba n'amahane menshi n'amakare, yabonye urupfu rwe ararureba, ngashima Imana ngo uyu muntu n'umuntu w'Imana, kubera iki ntapfuye nk'abandi. Hari ahantu dutegerwa, wahagera umuntu akibagirwa amaranka afite. Ngewe abanjye banashajije, niyo umuntu ahagaze mu nazima nkeneye kumera nkabo. Ntabwo imodoka zizahindura isi, abafite inganda zikora imodoka n'abisi. Twaza tubigana na madamu, abatizera isi yababanye ntoya bari kujya mu birere. Urabapuruva kuko Imana guhaye akazi, ufite company, ibyo ntibyahindura abantu. Ibyo arabifite kandi agira depression. Imbaraga z'Imana kitari cyacyuka tutabona, ahubwo imbaraga zidutera kuba hatandukanye n'abandi. Haleluya. Kadusenge tubwire Imana ngo imbaraga zawe zuzure muri twebwe, ubuzima bwacu bihinduke, uko twagendaga bihinduke, imigendere yacu ihinduke. Uyu munsi si ikora imyenda ya fashion, ubiyobowe n'abatinganya openly. Iyi myenda tubona yaje agakondo kari hano, ubundi amataka araha, bakagukorera inkweto igera ahangaha, bagakora agakabutura kagira, urumva logique irimo. Urukweto ruragera rinete zingana gutya, aha hambaye ubusa. Iyo industry n'abatinganya, ariko ngo ni ntabyambara simera nk'abandi baranseka. No, batangira baguseke, ejo bazaguseka, ejo baguseke, ubutaha bavuga ati kuko kadahinduka, kuko ibyabahinduye nuko babasetse. Nibabona baguseka ntuhinduke, bazakugarura batari ko yewe natwe bidukora ntitubikunze, nuko twasanze abandi babikora. Ntago azahindurwa na Zaburi, azahindurwa na Zaburi iri mu buzima bwawe. Uwiteka turagushimiye, Imana ikomeye, Imana ihambaye, ivugurura ubuzima bwacu, suka imbaraga zawe nshya mu buzima bwacu. Izo mbaraga zamanukiye Yerusalemu, ngo isi yose yari hateraniye irazimenya, kuko babonye abagabo batize, babona abagabo bavuga ibintu bitandukanye bidafite umurongo, ngo bahinduka barahamya Imana, ngo ibihumbi 3 ako kanya birahinduka. Mana, twamenye neza ko nta mbaraga zawe zibaho hatabaye impinduka. Iyo zihari impinduka ziragaragara mu bantu. Mwami Imana, suka umwuka wawe
mu buzima bwacu, unesha umwijima, uhindura ibitekerezo nuko twafashe ibintu bidakwiriye mwami Imana. Wongere dushyire ku cyerekezo kizima no ku murongo, uduhe guhagarara no guhamya abo turi bo mwami Imana, kugira ngo ndetse n'abatugose bose impinduka zawe zibagereho. Bahatirwe kumvira Imana kuko nta yandi mahitamo bafite. Bahatirwe kumenya Imana kuko nta bundi buzima babona. Bahatirwe kumenya Imana kuko nta kindi cyabacungura, kuko akanwa kacu, imibereho yacu, imigirire yacu ihamya gukomera kwawe. Girira neza itorero ryawe, ugirire neza buri umwe wese, ugirire neza isi mu izina rya Yesu Kristo. Amen.